turagira ngo rero banze utwibwire. Ngewe nitwa Valence, uriya ni umukameramani wacu n'abandi twazanye. Turagira ngo rero banze utangire utwibwira n'abakurikiye Rusa Valence TV kugira ngo bamenye umuntu turi kumwe. Jewe izina ryanjye nitwa Enos Nimusha. Hano dutuye ni mu Kagari, umudugudu ni Karama, akagari ni Gihinga, akarere ni Kamonyi. Tugusuye rero kugira ngo udufashe gusangiza ibintu bijyanye n'umuco gakondo abanyarwanda cyangwa se n'urubyiruko n'abandi bakiri batoya. Niyo mpamvu tubagendereye ngo mutwigishe ibintu bijyanye no gusya. Abantu bumva urusyo bakumva igicuma, bakumva imivure, ariko mu by'ukuri hari abatarahuye nabyo, batanabizi cyane cyane nk'abantu batuye mu mijyi. Ubwo rero niyo mpamvu tubagendereye, hanyuma muduhe amakuru arambuye. Ubundi mu by'ukuri urusyo ngewe ndabona rukoze mu rutare. Ubundi urusyo rukoze mu ki? Ubundi urusyo ni urutare nyine. Urwo rutare rero bamama n'abadata bazivana mu gitaramo. Igitaramo rero bakabyita gukosha urusyo. Urwo rusyo rero bagenda bakarukosha rukazana n'ingasire yarwo. Noneho urwo rusyo rero kera baruryaga bagasya amasaka, bashaka nko guhingisha cyangwa kugira nk'ubukwe. Abagore nka 5-6 bakaza bagaterana ku ruza nko muri saro hano, bose bazanye isyo nk'izi ngizi. Noneho bagasya mbese nka rugano yose. Abagore bakagenda bakaza bagasya ibigage byuzuye nk'ingunguru nk'eshatu. Ubwo ubukwe bukaba bibyawe n'urusyo. Ni nk'icyuma mbese ubu basigaye bashesha. Noneho icyo urusyo bagasya ari nk'abagore 6, ubwo nikarangira bagashigisha bakoresheje ibuye mbese nyine. Ubwo nicyo cyenda abantu kera bakoreshaga. Urwo rusyo rwagize akamaro kanini cyane. Noneho ngubu tugiye gutangira gusya, bavuga bati twazi iki? Dutangire twazi iki insyo dutangire dusya. Noneho baragize nk'ayarugano y'amasaka y'amamera baragize kuyasya, ubwo bakavuga bati twazi za nsyo bakazigura rero. Ubwo byageze aho nimwe bagatangira gushigisha, bakabona ibigage byuzuye nk'ingunguru 2-3 bibyawe n'urusyo. Noneho kera mama na data baza kwipfira urusyo baradusigira. Noneho barusize rero n'urusyo ruzanye gushyira mu nzu kugira ngo nari n'ibyo cya kibazo. Natwe tukajya n'umugore akasya, yagatabaza abagenzi bakamufasha. Rwarusyo mbese ukakora ibintu byinshi. Noneho amajyambere aziye rero yakuwe ibyuma byakuye urusyo. Ariko rero nkaba nkirufite nanjye kundi uwo hambere. Ubundi uru rusyo rumaze nk'imyaka ingahe? Urusyo randuta navuze 5 n'ubu urusyo nanjye nasanze ruraho. Uru rusyo rumaze iyo myaka yose twumva guhera imbere ya 51. Oya, wenda rwaje ndi ntaravuka, babimaze kuvuka. Ubu aho ngaho zari nk'eshatu, ubu hasigaye 2. Maze kuvuka nyine nabyutse nsanga hari urusyo. Kugeza n'ubu basanga ikirushye cyo gufatwa neza. Uru rusyo iyo umaze gusya ntabwo bisaba kuyungurura, iba ari ifu ifututse nziza y'amasaka. Ayamambere ntabwo ibifututse rwose inoze neza. Nk'ubu iyi ngiyi ya soya tugiye gusya ntibiri budusabe kuyungurura nyine. Isoya urayungurura, urayungurura kubera reba se wayungurura usanga ni 2 cyangwa uruvano yose ukayungurura ukayishora, ariko biba binuze. Noneho ubwo ngira ngo twatangira tukiga no gusya. Nagiye kazi nditangiye n'ubundi njya gasya mama. Nuko twari batubigenza ahubwo dufite ubwira ugasanga wabize n'icyuzo. Ubwo byaza kuvamo ifu cyane rwose. Ukazana akayungurura isoya kugira ngo rugire. kubera ko soya ikomeye ariko bwongera gusubizamo kugira ngo binoge cyane. kugira ngo binoge.
none ushobora kunyakira kuko muri icyo gihe barakiranaga reka nanjye nsye ndebe cyangwa nkureho intoki ko zitaza nuko biza nuko ukibyiga se nta kiri kugenda giye n'akamenyero gake ubu ari amasaka ifu yaba yabonetseyo yaza rwose ubu impamvu ibi ngibi bitari kugira nuko biradusaba kudusya inshuro nyinshi nka kabiri kutagira nuko amasaka aragira urese rwose akanuga kabiri amasaka yahita amanika kuko ni dutoya ubwo musanze amasaka atari rero se uko bitarikunze ko byabije burya nabimenye ubwo atangiye gushuha utangiye gushuha bya bintu nabimenye none se iyi uru rusyo bisengera amatsiko uru rusyo iyo ni ingasiye iyi ni ukuvuga ngo iyo wajyaga barya barayikosha ni ukukosha urusyo bakosha urusyo bakazana ingasire yabo ubu none se ubu bararugegenaga cyangwa barabakora urusyo nirwo bagegena bagakorwa nako kakasire rero nako bakakagegena ubu se rukiza rwanganaga gutya cyangwa rugenda rushira ingasire irashobora kongera bakagura indi bagakosha iyindi ubu se nk'ubu ngubu ko uru rusyo rwanganaga gutya ingasire wayikosha hehe ubu ngubu ntabwo wayibona ubu ni ukujugunya byararangiye ubwo mbese bararukomaga mbese urusyo nk'ubwo batangiye kuzamo ikintu bakagenda bakoma gutya bakagaba hariya noneho ugasa n'uburinganira hano nawe bakongera bakakora bushyashya ubu narwo bararukoze nyine barukoma babyita kurukoma nyine kugira ngo base nk'aba baruringane ubu gusa rwose ahubwo wabitangiye wowe wabimenye ubu nari nabimenye waje urapfukama ahubwo ndabona mwajya muntumira nkaza gusya uzajya usya ko nitwe z'amasaka ushaka agakoma k'abana ndabona rwose nzajya nza gusya ikibazo cyanjye ni uko ndeba nta biri kugenda hariya nyine ni uko atari amasaka ubu ari amasaka aba yagiye cyangwa ndimo kuzanamo bya bindi by'abasore nyine wese umusore ahambira amavuta ahubwo umusore ntahambira amavuta wayakanyaga cyane akagira agatubuka bivuze ngo umusore ntahambira amavuta kubera ko kuba bakoresha ingufu yahita aturika iyo ahambira agaturika bivuga ko nta kandi sinzi niba hari indi mesaje cyangwa se ubundi butumwa waha nk'urubyiruko cyangwa se abantu mesaje nabaha urubyiruko nuko batajya kuvuga ngo ni ukujya kugura urusyo ni ugukosha nk'uko wajya gukosha umukobwa uzarongorwa wasabwe urusyo rurakoshwa umukobwa agakoshwa n'icyatsi gikamwa kikakoshwa mbese ibyo bintu byose bigenda biva kuko gukoshwa kuko ibyo bintu by'abakurambere ba kera twabasanga ari ese amasaka basyamo hano hari ubugari bwa rukacara hano wasyaho amasaka ifu ivamo ukayiyarikamo n'ubugari rwose urabuyungura ukavanga n'imyumbati kera aho twajyaga tuyirira aho ngaho rukacarara bagasya noneho bakuzura nk'iyo hoho barasigaye bakarika ubugari abana bakarya rukacara ariko ngo yabaga nziza ibitswe mu kibo ibisomeza amata yiwe barayikekaga bakajya bacishamo akantu kwitwa urutabi bagasatura gutya umwana bakamuha igisate cye gike noneho bakaburaza rero burarije umugabo akagusomeza ikivugo
bakabuza mu kiro cyitwa igitengo. Ikibo cy'igitengo ubwo kimeze gute? Cyari kizamutse n'ikiri ko ari Kigali. Rero bakabushyiramo bagacugusa gutya, bakabucugusa noneho bwacya umugabo bakamuhereza igisate kimwe akajya kuragira inka yasumira ikivuguto. Ukagenda ari impiriki. Ugereranyije rucakarara n'ubugari bw'ubu ngubu? Oya, ubugari bw'ubu ntabwo ari uwo mutsima ubu. Mbese umutsima wari uwo wo hambere naho ubu ni ubugari. Kubera ko ari ubw'imyumbati no kugenda bakarika akagahira. Ariko ubundi bwaba bukomeye n'umubaye muri ugasanga akomeye. Ubu rero twebwe turimo turabyina ukuntu kubera ko ubwo bugari ntabwo uyu munsi tububona. Oya, ntabwo mwebwe murarya ubugari ntabwo ari umutsima. Umutsima wari w'icyo gihe. Ubu ni ubugari mwebwe mwirana ukora agatema nibwo bugari. None si izina Shirumuteto ryaturutse he? Shirumuteto ni nk'inzara yabizanye. Ni inzara yabizanye. Shirumuteto wari ubwo bugari warya agatsima gakeya ntubuhage. Waba udahaze rero umubyeyi akabwira umwana ati Shirumuteto nimurya kumujye kuryama. Ati umuteto urubasha ubwo mubonye nako karahagije. Nicyo cyabizanye. Niho Shirumuteto yaturutse? Njye rero ubwo nabaga nzi ko ari irindi zina ryawe. Oya, Shirumuteto ni nk'inzara. Mutirya ko ngako Shirumuteto ugenda uryama kimura mu maso. Yabura ikindi amwongera ati Shirumuteto mujye kuryama rwose muvaho. Ntabwo wabona aho wagura kuri iki gihe. Ufite aho wagura kuko bibafasha. Kuko n'ubu umuntu agize ikibazo nka mu gicuku ufite urwosyo avuga ati ndashaka agakoma. Uragenda ukafata itsinda ry'amasaka cyangwa ibirungo ukahita uwo mwanya usya ukayungurura. Ushaka agakoma kameze nk'ako mu cyuma. Noneho ugasya igikoma ukakibona abantu bakanywa, wa mubyeyi akanywa cyangwa se n'umurwayi akanywa. Ubwacyo ukabona kujya ku cyuma. Urakoze cyane rero ngira ngo wenda ku bijyanye n'urusyo ndetse n'ibindi biganiro twagiranye twasoreza aha ngaha hanyuma tukazongera ubutaha. Nta kibazo. Murakoze cyane. Nanjye ndabashimiye.